narababwiye ngo nimwitoze gusenga nta muntu muri kumwe nawe. Abantu baravuga ngo buriya ngo ubwavuze ngo nimwitoze gusenga nta muntu ngo bari kumwe, ngo intambara igiye kuba. Abantu rero bafite intambara mu mutwe, ngo buriya ngo ni ubutumwa bubabwira ngo aya madini yose mubona uko ashoreranye n'amazina yayo bizakurwaho. Ibingibi byo guhagarara ukajya mu bantu ngo nitwa Muhire Didier sengera kuri ADPR paruwasi ni Matsinda ngo Matsinda ntago tukivuga ngo baratwimwe ngo batujyanye Gasafi. Ibi bizakurwa. Ngo ngewe ngo ndi umukristo ngo kwa Yezu nyine muwe ngo hana ngo mba mu muryango remezo uyu n'uyu ngo ndi umunyamutima. Ibyo bizakurwaho, kubabwira iby'umwuka agiye gukora mu bihe biri imbere. Ibi bintu by'amadini byafashe intera ndende bigaturuka iburasirazuba bikagera iburengerazuba. Ibi ngibi bigiye guhagarara bimere nk'ahantu hari hahinze imashini yaciye ugasanga utamenya ko imyaka yahigeze. Buri imashini ushobora kuva mu rugo mu gitondo maze iminsi. Ibi ngibi niko bigiye kugenda. Abantu bajye bahura, umuntu nahura n'undi wo kumubwira ngo ngewe ngo sengera muri Methodiste Libre, ngo sengera muri Methodiste Ngwini, amubwire ngo ndi umukristo nakiriye Yesu n'umwami n'umukiza. Ibyo byonyine birahagije. Kumubwira ngo mbese ni ukuvuga ngo umudive n'umugaturika bagiye kwicara hasi barire cyangwa se basenga Imana. Umwisilamu azahura n'umudive batitaye ngo ni ku isabato, batitaye ngo ni ku munsi w'ijuma, ngo uyu munsi yenda ngo ni ijuma, bavuge bati mbese ni hehe, ni buryo ki twabona twasaba Imana ikaturengera. Nimwitoze gusenga nta muntu n'umwe ubahagaze iruhande. Mumenye Imana, mumenye iby'Imana. Uyu munsi wa none igihe kigiye kuza, abantu bajye bagenda niba ari ukujabajaba, niba ari ukugira gute, bashakisha ahantu ngo bakura amakuru y'Imana. Abantu bajye bashakisha ahantu bakura amakuru y'Imana. Abantu bajye bumva bashaka ahantu, mbese nutekereza no kugira ngo byibura ube wakumva ahantu hari umuntu usenga byanyabyo umushaka umuburi. Imana yagiye itubwira ko igiye guceceka abantu bakagira ngo ni bya bindi nyine byo guha ngo ni umuhanuzi wavangiye, ngo bura ngo yavangiye ngo none se ngo yaceceka. Imana ivuze ngo isengero ndazifunze, ibyo abantu babeshye. Uriya yafunga isengero. Hari abahanuzi benshi tuziranye bagiye bahanura ibyo ngibyo ku nsengero basengeraho bakabahagarika. Ayiwe iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize ukareka kuba akazu yaza, byagira umumaro. Iyaba wari uretse guteka imitwe, iyaba wari uretse kubeshya, iyaba wari uvuye mu binyoma ugaharanira ukuri, ibyo bintu byagira umumaro. Iyaba wari usenze Imana ukareka kwitiranya abantu basenga n'abadasenga, iyaba wari ukijijwe ukareka kwitiranya abakijijwe n'abadakijijwe, iyaba wari ukiranutse ukareka kwiyita mena ngo urakiranutse udakiranutse. Kindagu murashaka ubuhanuzi. Nababwiye ngo ibintu byose mwabonye abahanuzi babahanuriye ntago ari ubuhanuzi. Ntago ari ubuhanuzi. Kubona umuntu ahera mu gitondo ari guhanurira ngo Imana iguhaye inkweto, Imana iguhaye imyambaro, Imana iguhaye isambu, Imana iguhaye, ibyo uzapfa ubisige. Kwirukanga inyuma y'umuntu uri kukubwira ngo Imana iguhaye ivarisi y'imyenda. Ibaze Imana iraguha ivarisi y'imyenda, ufite umubiri umwe. Ivarisi y'imyenda irimo imyenda 200, ntabwo uzayambara umunsi umwe. Ibi bintu si ubuhanuzi. Kuba uri hano mu Rwanda umuntu akaza akaguhanura akubwira ngo Imana irakuzamuye kujyanye muri Amerika, ntago ari ubuhanuzi. Muri Amerika hari abantu. Muri Amerika uzaba ugiye gukora yikiza. Si kwisi se si mu muruho. Haleluya. Reka mbabwire ubuhanuzi. Ubuhanuzi bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze umusaraba TV, turasuje ko turabamukije mwese mudukunda kandi mugakurikira
ibiganiro byose tunyuza ku Musaraba TV. Neza y'Imana nibane namwe kandi umugisha w'Imana ubamo ndetse n'abanyu bose. Hafi na kure mu bice bitandukanye rero by'isi muherereyemo, reka nizere ko mwese muri amahoro kandi nizere yuko Imana ibarindiye mu buntu bwayo. Ninjye basuzaga ndi kumwe na Prophète Didier tujyugana muri kano kanya n'umuhanuzi w'Imana, umukozi w'Imana, umvuga butumwa uko Imana imushoboje akora uko nguko. Nishimiye ko rero mu gihe kinini cyo twari dushite kimaze tutabonana, ariko ndashima Imana yuko mbona yamurinze gihumeka, ariko kandi twatwongeye kubonana tukiri bazima. Reka mvuge ngo izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Didier turagusuhuje. Amahoro y'Imana nabane namwe. Meze neza? Ndaho rwose. Urakomeye? Ndashima Imana. Iminsi myinshi twaraburanye. Wagiye mu iki wa mugabo? Bo tuba turi mu gusenga. Kubera ko nabajije kubona ibi bintu uramutse ubyirukansemo cyane ukabyinjiramo cyane byaza kubera bibi cyane. Tunyuzamo tugasenga tukaka Imana imbaraga. Uyu munsi ko tukubonye ugarutse, Imana yaguha imbaraga? Mfite imbaraga rwose. Nk'izi minsi ngahe cyangwa nk'izi myaka ingahe? Imbaraga bisanzwe, imbaraga z'Imana ntago zigira igihe. Ushobora no kugira iz'iminota? Oya, izo zaba ari iz'ibigashari. Ushobora kugira iz'iminsi? Oya, imbaraga z'Imana ni nka wa muririmbyi waririmbye ngo amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero ntarondoreka, yahumuriza uyafite, utayataye ntabwo wayakurwa. Yego. Okay. Yego, twishimiye kubana nawe rero Didier, twishimiye kubana nawe, twebwe ngo Imana igumugisha. Namwe kandi Imana igumugisha. Dushimye Imana ko yakunze ibyo twavugaga. Hashimisha iminsi myinshi, agiye mvuga ngo hashize iminsi myinshi abantu babyumve. Nanjye hashize iminsi myinshi namubono, namubuze. Ariko uyu munsi Imana yamwemereye kongera kuboneka. Imana irishimirwe. Iyi minsi uri kuyibona ute ishize tutabonana, wari uretse kuba uri gusenga? Ibyo byose mu gusenga Imana n'ibyo yagiye guhishurira, ibyo yagiye ubona mu buryo bw'umwuka ukabisenya ko ibintu byose Imana iguhaye ntabwo ari kubivuga, hari ibyo sengera. Muri rusange iminsi urayibona ute mu buryo bw'umwuka? Kavuga mu buryo bw'umwuka bw'umubembe mwihoreye. Mu buryo bw'umwuka n'impamvu ubona yenda nko ku ruhande rwanjye nyuramo nkagenda nkajya gusenga. Hari impamvu. Kubera ko ubu ni ukuvuga ngo naje kwitegereza abantu duhurira hano ku mbuga nkoranyambaga, nsanga ntago abantu bakunda ijambo ry'Imana. Nta nubwo abantu bakunda iby'Imana ivuze ngo babishyire mu bikorwa babikore. Ahubwo abantu barashaka ubuhanuzi, barashaka ko Imana ibavugaho, barashaka ko baza bakamenya ko business zabo zongeye zikaguka, barashaka kumenya yuko ubucuruzi bwabo bukomeje. Mbese n'ibyo bintu bashaka, ntago abantu bashaka gukizwa. Mu rwego rw'uko twebwe tureba tukabona abantu nabo kudukerereza, niyo mpamvu ngewe nyuzamo nkavuga ngo reka njye kwisengera. None se uvuze ubutumwa ntibihane, icyambere se uko we wavuze ubutumwa wabibye, icyambere se uko biba? Nibyo urabiba, ariko ese uwo mwanya wawe uri kubiba mu gihe uri kubiba ibyo abantu badashaka kwakira. Umuntu wari we wese yumva, buriya umuntu wari we wese w'umukozi yumva yakora ibintu bigaragaza ko icyo ari gukora kiri kugenda cyangwa kiri kumvikana. Ariko niba uri kubwira abantu, sinzi uwigeze kuvuga umugani mu Kinyarwanda ngo uyu muntu ngo arengura intumva ngo amara ibinonko, hari igihe ureba ukabona barimo barakumaramo imbaraga. Rero bivuze iki? Biravuze ngo ntago tuzareka kuvuga ubutumwa, nta nubwo tuzareka kubwiriza. Ariko muntu ubwiriza, nyuza mujye gusenga, ufate igihe kirekire cyo gusenga, umenye icyo Imana iri gushaka ku bantu muri icyo gihe. Kuko nidukomeza kubabwira gusa batumva, bazagira ngo twabuze icyo dukora. Ariko nibamara igihe batakubona bazamenya yuko wagiye gusenga, nyine uri gusenga. Kubera ko iyo bari kutureba hano buri munsi ukambona, hari igihe utekereza ko nabuze icyo nkora. Ariko icyo gukora cyo kirahari. Twe tugomba gusenga tukamenya icyo Imana igambiriye muri iyi minsi. Nuko bimeze. None se uvuze gutyo kandi Nowa yabwiye abantu ngo muze tubazi nk'ujye ngo igihe kigiye kuzagera imvura igwe, abantu banga kubyumva. Nani ngo Nowa ntago yagize acika intege kuko abantu banze kumva, yarakomeje arabaza kugeza ubwo uruhara rwaje
kandi abwira abantu ngo nyamara imvura izagwa nimuze tubaze inkuge tuzajye mu nkuge abantu barabyanga Nowa ko yatacitse intege akagumya akabaza kubera icyo ushobora ngo ucika intege ukajya gusenga ni Imana iba yaragutumye ku buryo usubirayo nimba ari Imana yagutumye kwitaba nka Nowa ngo ushika mukomeze ubaze bakumva batakumva ku Imana bare yagutumye nizaguhemba ushika intege gute kandi watumwe n'Imana nusoma Bibiliya neza ukamenya amakuru ya Nowa koko nkuko uri kubivuga nuko ngo Nowa yarahagurutse ahagurukijwe n'Imana Imana iramubwira ngo genda ubwira abantu Nowa aragenda arababwira ariko Nowa ageze hagati bitewe n'amabuye bamuteraga n'amagambo bamuvugagaho Nowa aragenda ajya kubaza Imana yafashe igihe cyo gusenga arasenga abaza Imana nuko ngo muri cya gihe yasengaga nicyo gihe abantu bavuze ngo reka duci intege Nowa byanyabyo hanyuma bafata imyanda cyangwa baragenda bajya muri ya nkuge bayitumyemo yaragiye gusenga ariko baza Imana ngo Mana ko mbona ndi kubwira abantu ntibabyumve ese ni wowe wavuganye nanjye ese ni wowe utuma abantu batumva ibyo mbabwira Imana iramubwira ngo ihangane arangije aravuga ngo none se Mana noneho ko nduzi na wa murimo nakoraga cyangwa se yankuge nabazaga bayanduje bizagenda bite Imana iramubwira ngo reka nze nkwereke ikimenyetso cy'uko nzabana gute nzabana nawe hanyuma ibateza indwara z'ibishyute ibateje indwara z'ibishyute umuntu wa mbere aragenda ngo afata kuri wa mwanda akozamo nk'agati asiga kuri cya gishyute abona cyumye azana indobo adaha ya mabyi reka mbyerure mbyita ni amabyi nyine adaha ya mabyi aragenda ajya kuyadepa mu rugo akazajya abwira abantu barwaye ibishyute ngo nimuze mbasigireho umuti mwishyure wumva batangira kubigira business noneho uwabibwiye urumva niba yenda yaragurishije rubanda ntago yagurishije mwene nyine ntiyagurishije mubyara we noneho uwabyongoreye nawe akajyana indobo nawe akagenda akadaha abantu baragenda badaha amabyi bayamara muri ya nkuge Nowa yari yarabuze uko abaza ari gusenga abwira Imana ngo bizagenda bite none ko iyi minsi umaze utari kuboneka uri gusenga Imana nta bintu bashobora kuba baranduje wowe ukaba ugiye gusanga baranje urakora amasuko gute wowe uretse nyine wumve noneho urumva akazi ka Nowa kari karahagaze kuko yawe ati ndajya gukorera mu mwanda se hanyuma abantu bamaze kudaha ya mabyi bamaze kuyakuraho babona ntago bihagije ibishyute birakomeza bibi bishyute noneho nyuma y'abaje kudaha ya mabyi hari abandi bazanye amazi begera ya nkuge barayoza neza y'amazi nayo wayashyiraga kuri bya bishyute nabyo nayo yarabikizaga begera ya nkuge barayoza neza barayikuba ya mabyi bayamaraho Nowa arongera akomeza akazi bivuze iki bivuze ngo Nowa yaravuze ngo imirimo ndi gukora ko nduzitari kumvikana ajya gusenga ngira ngo mbwire n'abantu bari kuvuga ubutumwa kuri social media n'ahandi muvuga ubutumwa ariko munyuzemo munasenga muvuga ubutumwa mugaruke mushaka imbaraga ku Mana kubera iki imbaraga muri gukoresha iyo zige abadayimoni cyangwa se mu kirere satanike hari izindi mbaraga zoherezwa kuza kubaca intege iyo utasenze izi mbaraga ziguca intege burundu ugasigara uvuga iby'Imana itagutumye niyo mpamvu rero muri kubona yenda nk'ubu ngubu hashize nk'amezi ndakeka hashize amezi menshi ntagera ahangaha kuri social media ariko ndaho amahoro ndashima Imana ntacyo nabaye hari abantu duhura bakambaza bati byagenze bite ko tutari kukubona nabwo ni jewe ndahari rwose ndanabashuhuje abantu tuziranye inshuti z'umusaraba amahoro y'Imana n'abane n'abakunzi b'umusaraba TV n'abakunzi b'izindi sheni bagiye bambonaho Imana ibagirire neza kandi Imana ibahe umugisha ndaho nimutekereze ko hari ibyaha naba naraguyemo cyangwa se n'ikindi kintu kindi cyaba cyarambayeho ndamahoro ndi muzima ariko bandi mu gusenga Imana ishimwe cyane ibyo byose mwabyumvishe yakiri gusenga turaje atuvungurire aduye ku mavuta avanyemo kuko amavuta nzi ko ayafite ahagije kandi mu gusenga bizana amavuta nibyo nabonye ni ikintu kizana amavuta afite amavuta rero araje aduho mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye rero gusenga bigira umumaro mwinshi
iyo umuntu abikoranye umwete kandi anakiranuka, kandi byose ndabizi ko ibyo atari byo tuba tukubwiza wowe urabizi. Dushimye Imana ko yabanye nawe. Reka tugusere rero Didier usenge Imana, hanyuma ukomeze utugezeho n'ubutumwa Imana ashyize ku mutima wawe. Ni karibu. Ntarasenga numvise mu mutima wanjye ijwi rimbwira ko Imana ifite amaboko. Imana ifite amaboko. Imana ifite amaboko bivuze iki? Iri ni ijambo rikomeye kandi rigari, bigaragara ko amaboko y'Imana ari ku bantu bose. Yego. Cyangwa se bigaragare ko amaboko y'Imana ari ku bantu bo hirya no hino, kandi mbese Imana ifite amaboko ku bantu bafite ikibazo, ku bantu bafite hari igihe umuntu aba ari mu gihe here kuri njyewe, hari igihe umuntu aba ari mu gihe yumva mbese nta Mana ari kubona, akumva ahantu hose ari kuyishakira ntabwo biri gukunda, mbese akabona ibintu bye ntabwo biri gucamo. Ariko numvise mu mutima yuko Imana ifite amaboko. Rero amaboko y'Imana nabagereho, abantu bari hirya no hino. Amaboko y'Imana nagere ku Barundi, amaboko y'Imana nagere ku Banyarwanda rusange, amaboko y'Imana nagere ku bantu bari ku mbibi z'u Rwanda, amaboko y'Imana nagere ku bantu bari hanze y'u Rwanda. Amaboko y'Imana nakugereho wowe uri kwa muganga urwaye, amaboko y'Imana nakugereho wowe wakoze impanuka cyangwa se ufite ikindi kibazo ufite. Amaboko y'Imana nakugereho wowe ukennye. Ndumva nabwira abantu ngo amaboko y'Imana nabagereho. Haleluya. Amaboko y'Imana nawe ubwawe akugereho, wowe turi kuganira. Amaboko y'Imana nagere ku bantu ku baperezida b'ibihugu. Amaboko y'Imana nagere ku bakene. Amaboko mbese mbifurije kubona amaboko y'Imana. Haleluya. Reka dusenge. Bifite icyo bivuze. Bifite icyo bivuze. Imana ifite impamvu yabyo. Kukivuze ndi kuzingura no mugosi. Ariko amaboko y'Imana nabashe kugera ku muntu wari we wese. Amen. Mana ugira neza bugacya bukira. Nagushimiye. Amaboko yawe Uwiteka ni magari. Yego. Amaboko yawe abasha kugera aho abana b'abantu batagera. Amaboko y'Imana abasha kugera ku bana banyunyutse bagakira kunyunyuka. Amaboko y'Imana abasha gukora ibyananiye abana b'abantu. Amaboko y'Imana abasha gukuraho intambara. Amaboko yawe Uwite, amaboko yawe Haleluya. nagere ku muntu wari we wese. Amaboko yawe nangereho. Amaboko yawe namfate. Amaboko yawe nafate uyu muvandimwe turi kumwe. Amaboko yawe nafate ibihugu byo muri Afrika n'ibihugu biri muri Aziya. Amaboko yawe, amaboko yawe, amaboko yawe nagere ikuzimu, agamburuza imigambi y'abadayimoni. Amaboko yawe Uwiteka nagere muri gereza. Amaboko yawe agira ikintu akora ku bantu b'inzira karengane bahari. Amaboko yawe nagere kwa muganga, ahagurutsa abarwayi. Amaboko y'Imana ayiwe nagere mu kazi, arenganura abantu barenganye. Amaboko yawe Uwiteka, amaboko yawe turagushimye kuko amaboko yawe ari magari. Amaboko yawe kandi turaguhimbaje. Nuhabwe icyubahiro, nusingizwe, nubane natwe muri iki kiganiro. Nuturinde imyuka mibi, nuturinde abadayimoni, nuturinde abazimu. Nuduhagarareho, nuhagarare ku Rwanda n'Abanyarwanda, nuhagarare ku bantu bari hirya no hino. Amaboko yawe abashe guhembura umuntu wari we wese. Ubwiza bwawe buganze. Urakoze ni mu izina rya Yesu. Iki kiganiro ubane natwe kandi utugirire neza mu izina rya Yesu. Amen. 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 Amaboko y'Imana rero nabashe kugera ku bantu bose. Yego. Ni karibu. Tuganire ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ndumva nakubwiye ahantu uri bunsomere. Hanyuma tuganire kuri iri jambo. Kumva icyo Umwuka abwira amatorero muri iyi minsi. Yego. Byahishuwe. Byahishuwe ibice bitatu. Umurongo wa 14. Yego. 16. Reka dusubire mu izina rya Yesu Kristo. Ibyahishuwe ibice bitatu umurongo wa 14. Wandikire marayika w'itorero ry'Laodikiya uti: Uwita Amena, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'iby'Imana yaremye, aravuga aya magambo atinze imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire, iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize. Nuko rero kuko uri
ayo niyo magambo tugiye kuganira. Ijambo ritubwiye ko yandikira marayika w'itorero rya hehe? Girawudokiya. Girawudokiya. Iri torero ry'Irawudokiya uze kurigereranya nawe, uze kurigereranya n'umuvandimwe wawe, uze kurigereranya n'umuturanyi wawe, uze kurigereranya n'umuvandimwe n'abandi bantu bose bo hirya no hino, uze kubagereranya naryo, cyangwa nawe ubwawe uze kwigereranya n'iri torero ry'Irawudokiya. Iri ni itorero ryari rizi ko ibintu byose ari amen. Ryo ryaravugaga ngo ibintu byose ni amen. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo twaratuye tugeza 100%. Abantu barihannye 100%. Twafashije abantu 100%. Twasengeye abarwayi barakira 100%. Ryo rikavuga ngo ni amen. Hanyuma mu gihe Yohana yari ari ku kirwa cy'Ipatimusi, aya magambo tujya tuyavuga kenshi na kenshi, abantu benshi barayazi. Ngubwo bari bamujyanyeyo bazi ko ari bupfe, bazi ko atazakira, ngo hanyuma marayika w'Imana musangayo aramubwira ngo wandikire amatorero amwe namwe yo muri Efeso. Agera kuri iri torero ry'Irawudokiya aramubwira ngo wandikire iri torero, ubabwire ngo mwiyita amen, muvuga ko ibintu byose mwabigezeho, muvuga ko ibintu byose ari sawa. Ariko njyewe nararebye nsanga ntago mukonje kandi nta nubwo mwabize. Nige nkomoko y'ibyaremwe byose. Ubwo udakonje ntubire, ngiye kugira gute? Ngiye kukuba. Aya magambo nituyavuga gutya, sinzi niba hari abantu bari bubyumve bakabyumva neza bakabisobanukirwa. Ariko reka nigarukire ku bantu b'Abakristo bamenye Imana, binjiye mu murimo w'Imana, binjiye mu muhamagaro wo gusenga, binjiye mu muhamagaro wo gukizwa, ariko bamara kugeramo bakagira ibintu birengagiza, bakagira ibintu bica nkana. Umunyarwanda ubundi ajya avuga ngo hari ibintu byicwa nkana. Bakagira ibintu bica nkana, bakagira ibintu banga gukora, bakagira ibintu birengagiza, hanyuma bakajya bavuga ngo ni amen. Umuntu ashobora kuba afite business runaka, ariko business ye akabona irimo irahomba, ariko akajya avuga ngo business yanjye iragenda, mu rwego rwo kwihagararaho, nyamara business ye irimo irahomba. Ubu ibi bintu dukora byo gusenga, ibi bintu dukora byo gukizwa, iyo urangaye gatoya bigaragara nka ya business yawe uri kuvuga ngo irimo iragenda kandi business yawe iri mu guhomba. Ngo abangaba baravuga ngo twebwe ngo turabona ibintu byose bigenda, turakira amaturo, abantu barimo barihana, turabatiza ku wa mbere no ku wa gatanu, mbese Abakristo turabona nta kibazo. Ariko umwuka arababwira ngo uko mudakonje ntimunabire, ngiye kubaruka. Iyaba wari ukonje byagaragara ko ukonje nta kibazo, wasenga, waca bugufiya, wakwihana. Iyaba wari ubize byagaragara ko ubize, byagaragara kuri mu muhamagaro, byagaragara kuri mu mwuka, hanyuma abantu bose bakaza bakagusoromaho imbuto. Uyu munsi wa none dufite ikibazo gikomeye cyane kubera abantu badakonje kandi batanabize. Aba nibo bazambije umurimo w'Imana. Yego. Ubona aho itorero rigeze? Ubona ko ibintu bimaze kuba ibindi. Mu bihe byashize sinzi n'ibyo kiganiro yenda waba ukibuka mu bihe twaganiriye ubushize. Ndumva narababwiye ngo abantu mwitoze gusenga mwenyine. Yego. Iki kintu twakiganiriye? Twakiganiyeho. Mwitoze gusenga mwenyine. Witoze gusenga utari kumwe na pasiteri. Witoze gusenga utari kumwe n'umushumba. Witoze gusenga utari kumwe n'umuyobozi w'icyumba cy'amasengesho. Witoze gusenga utari kumwe n'umuntu numwe utekereza ko yagufasha mu gusenga. Abantu baravuga ngo abantu ngo murimo muratubwira gutyo kuko abayobozi bacu bagiye kujya he. Ndetse uyu munsi wa none social media ubu ngubu nibwo batangiye kuyigarukira. Sinzi niba ubibona. Twebwe twaje kuri YouTube abantu batwita abasazi. Bavuga ngo musohotse mu madini, ngo musohotse mu matorero, ngo mwagiye kuri YouTube, umuntu mwahura akakubwira ngo yagiye ngo kuri bya bindi ngo by'amacano. Babyita ibintu bimeze nk'ivangiro. Ariko kuko twari twoherejwe n'Imana. Turavuga ngo ibintu turi mu kuvuga ntago ari ibyaha cyanjye ngewe.
ntabwo ushobora kuza kuvuga ibyanjye, nta kintu byamarira. Ngomba kubabwira iby'Imana ishaka. Niyo mpamvu ndi kubona abantu batari kubyumva nkavuga ngo reka nigire guse, kuko abantu bari gushaka ubuhanuzi. Ubuhanuzi nibyo si bwiza se? Imana ikubwiye ngo nzakugirira neza, ariko ikabikubwira koko nawe urimo neza. Ibyo bintu ni byiza, birafasha. Wumva nawe hari aho bigukuye, hari naho bikujyanye. Ariko se kuri gushaka ubuhanuzi utari gukizwa, icyo kintu cyo ntitwakiganiriyeho. Kuri gushaka ubuhanuzi bukaza bukakubwira ngo nzi imirimo yawe, ubwo ni ubuhanuzi. Nzi imirimo yawe, nzi yuko udakonje kandi utabizi, urakaza uyazi. Ese wakwihanganye ugasenga ukareka kuvuga ko ibintu byose ari amena, ahubwo ukavuga ngo ndashaka ko bambwira ko imodoka zanjye mu muhanda zibaye nyinshi. Narabibabwiye, ibi ngibi ni ibintu bitogoka bikagera epfo y'umuhanda byarangije gutagarana, byataye agaciro. Ariko nibyo muri mu gushaka. Ibi bintu nta kintu bimaze. Ngira ngo mbabwire ngo ibi bintu abantu benshi bari kwakira, reka iki kintu nyivuge nta n'ikintu gitwaye. Ibi bintu abantu benshi bari kwakira ntago ari ubuhanuzi. Warubizi? Ibi bintu ntago ari ubuhanuzi. Reka mbivuge gutya rwose nta kintu biri butwaye. Ibi bintu abantu bari kwakira ntago ari ubuhanuzi. Ni ibipfunyika by'uburozi. Ni ibipfunyika by'uburozi byabagiye mu mutima, birabaroga, biragenda birabica, bibica urupfu rwa nabi. Ngira ngo nkubwire ngo imodoka ntago ari ubuhanuzi, inzu ntago ari ubuhanuzi, imyambaro ntago ari ubuhanuzi, ibyo kurya ntago ari ubuhanuzi. Wowe ubona ari ubuhanuzi se? Ibyo ngibyo ni wakoze wabibona nawe. Wakoze wabibona, utanakoze Imana yarakugendeye kugomba kwicwa n'inzara yakwica. Ibi bintu ntago ari ubuhanuzi. Kuba uri kwirukanka inyuma y'umuntu ukubwira ngo Imana irakubyibuhije, umubyibuho wa diabete, ibi bintu ntago ari ubuhanuzi. Kuba uri kwirukanka umuntu uri kukubwira ngo wari ufite inkweto ebyiri, Imana iguhaye inkweto 5, ntago uzazambarira rimwe, ntago ufite ibirenge 10. Ibi bintu ntago ari ubuhanuzi. Kuba uri kwirukanka inyuma y'umuntu uri kukubwira ngo Imana iguhaye ivarisi y'imyenda, ibaze Imana iraguha ivarisi y'imyenda, ufite umubiri umwe. Ivarisi y'imyenda irimo imyenda 200, ntago uzayambara umunsi umwe. Ibi bintu si ubuhanuzi. Kuba uri hano mu Rwanda umuntu akaza akaguhanura akubwira ngo Imana irakuzamuye kujyanye muri Amerika, ntago ari ubuhanuzi. Muri Amerika hari abantu. Muri Amerika uzaba ugiye gukora yikiza? Si kwisi se si mu muruho. Haleluya! Reka mbabwire ubuhanuzi. Abigishwa ba Yesu ngo umunsi umwe baragize gutya, ngo baragenda ngo basengera abarwayi barakira, ngo basengera abantu bafite ibibazo barabikira, ngo basengera abantu bafite abadayimoni ngo barangije baraza baramubwira ngo umva ratamwigisha, ngo ubu ngo dufite ibyishimo, ngo twasengeye abantu bari barwaye, ngo bari bafite amaboko anyunyutse, ngo abantu ngo bari bafite ibibazo, ngo abantu ngo bari bafite imyambaro ngo mikeya, ngo abantu ngo bari bafite ibisebe, ngo abantu ngo bari bafite, ngo twabasengeye ngo bose. Arababwira ngo mwe kwishimira ko mwasengeye abantu bagakira, ahubwo mwishimire, mubanze mugenzure, murebe ko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ubuhanuzi bwa mbere nuko izina ryawe ryaba ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Igitangaza cya mbere kirusha ibindi, umuntu wa mbere urushije abandi gukundwa, umuntu wa mbere urushije abandi kubaho neza, ni umuntu ufite ubugingo. Haleluya! Ariko ninde wanyikiriza ngo amen? Amen. Umuntu Imana yishimira ni umuntu ufite umubiri urimo ubugingo, ubuzima burimo ubugingo. Abaririmbyi barabiririmbye bavuga neza, baravuga ngo abo ni bande bambaye imyenda, abo ni bande bambaye imyeru, ni bande barabagirana, abanesheje. Aravuga ngo nabamesha imyambaro yabo, ayiwe mu maraso ko numva ndi kumera ukundi kuntu y'umwana w'intama w'Imana. Nabamesha imyambaro yabo, nabamesha ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama w'Imana.
abo ngabo nibo bafite ubugingo, abo ngabo nibo bazarya kuri manu Imana yahishe, abo ngabo nibo bazabona iby'amaso atigeze kureba. Reka mbabwire, imodoka nyinshi narazibonye, niyo Imana yayima nubwo itayima, narazibonesheje amaso, amazi menshi narayabonye, n'ibyo ntabonye njya ku mbuga nkoranyambaga nkabibona bigenda. Abantu babyibushye narababonye, abantu bananutse narababonye, abambaye imyenda myiza narababonye, abambaye imibi narababonye, ariko ntago ndabona umuntu wambaye ibishura by'umwana w'intama w'Imana. Iby'amaso yacu atarabasha kureba, iby'amatwi yacu atarabasha kumva, ibyo nibyo bitangaza, ubwo nibwo buhanuzi. Haleluya. Mana ishimwe, Mana ihabwe icyubahiro. Umuntu yiguhanurira ngo kubwira ngo Imana ngo iragutambagije, ngo dore ngo iguhaye imisozi, iraguha imisozi yose ngo uyigire ute, uzapfa bakaguhamba. Ariko nimuharanire kugira ngo muzambare ikamba ry'ubugingo, nimuharanire kugira ngo muzabane na Data, mwicarane na Data. Njya mbwira abantu nkababwira ngo nubwo nagera mu gikari cy'ijuru byonyine byaba ari ibitangaza, nubwo nagera ku marembo y'ijuru nkinjira mu irembo, Imana ikavuga iti mwana wanjye nawe urahari, nubwo yenda imbere huzuye, hirya no hino huzuye, ariko nawe ukabura aho ngaho, aha naho wicaye ni mu ijuru. Ibyo bintu birahagije, ni igitangaza. Ngo arababwira ngo inkomoko y'uwiyita Mena, umugabo wo guhamya, umugabo wo guhamya. Haleluya. Uri murafasha ivugabutumwa, Imana iguha umugisha. Ngo aravugana nawe aya magambo, nzi imirimo yawe, aravuga ngo nzi imirimo yawe. Ayiwe, iyaba wari ukonje cyangwa wari ushyushye cyangwa wari ubize, ukareka kuba akazuyazi, byagira umumaro. Iyaba wari uretse guteka imitwe, iyaba wari uretse kubeshya, iyaba wari uvuye mu binyoma ugaharanira ukuri, ibyo bintu byagira umumaro. Iyaba wari usenze Imana ukareka kwitiranya abantu basenga n'abadasenga, iyaba wari ukijijwe ukareka kwitiranya abakijijwe n'abadakijijwe, iyaba wari ukiranutse ukareka kwiyita Mena ngo urakiranutse udakiranutse, ibyo bintu byagira agaciro. Arababwira ngo nzi imirimo yawe. Yego. Imana ishimwe. Haleluya. Rero ndagira ngo mbabwire ngo imirimo Imana ishaka ko mukora ni imirimo myiza, ni imirimo y'agakiza, ni imirimo yo gukiranuka, ariko ntago abantu bari kubishaka. Njye nakira amatelefoni menshi y'abantu bambonye hano kuri social media, ngo aronga umugabo yarantaye, ngo wansengeye umugabo akagaruka. Ubu nafashe umwanzuro ntabwo nyibasengera, sengera umuntu umbwira ngo ndashaka kwihana ibyaha no gukiza. Ngo arongo none se ngo ubu ngubu ngo nacuruzaga ngo none nahombye, ngo wansengeye ngo business yanjye ukongera ikazamuka. Wakijijwe ugasenga Imana, ko atari wowe wahombye wenyine. Abantu birirwa bagendagenda hano mu muhanda bakweta inkweto bakurura ibirenge, ko ari benshi bacuruzaga bagahomba. Ibyo ngibyo ko ari iby'isi, ko ari ku isi imeze. Wakijijwe muvandimwe, ko nta kintu byagutwara. Ngo arongo none rero ngo muri iyi minsi ngo urabona ngo nabanaga n'umugabo, ngo ubu ngubu ngo sigaye ngo numva ngo yarantaye, ngo ariko ubu ngubu ngo sigaye numva ngo nshaka umugabo. Uri murampamagara ngo nze nkubere umugabo njyewe? Ngo yarantaye ngo ubu ngubu ngo niyo ndyamye ngo mba numva ngo nkeneye ngo kuba ngo numva ngo naba ngo umugabo ngo andi iruhande. Nyumvira icyo cyifuzo umuntu afite. Ariko ijambo riratubwiye ngo nzi iki? Nzi imirimo yawe. Yaba ari ukonje, warunabize, cyangwa ukabira. Niba udakonje, niba utabize, ukabura akazuyazi, ngiye kukuruka. Ndagira ngo mbabwire ngo abantu, ngewe ubu ngubu ndimo
rwose umuntu wumva iki kiganiro, umuntu uzatega amatwi iki kiganiro, nuba uzi ko ugiye kumbwira amafuti, nuba uzi ko ugiye kumbwira ibintu bidafite umumaro, ntuzampamagare. Ntuzampamagare. Hari n'abampamagara, yampamagara umwuka akambwira ngo mubwira asenga amasengesho y'iminsi 2. Imana imugirire neza, cyangwa se mbona uko mugirira neza. Namubwira ngo ijwi rirambwiye, cyangwa se Imana irambwiye ngo kora amasengesho y'iminsi 2, akambwira ngo nzayakora. Ntayakore. Bagira ngo ntago umuntu abimenya, ariko Imana yakubwiye ngo senga amasengesho y'iminsi 2. Ni nayo ingaruka ikambwira ngo wa muntu ntago y'amasengesho yagize gute, ntago yayasenze. Abantu benshi babavuga butumwa, babakozi b'Imana dukunda guhurira hano kuri social media cyangwa hano kuri izi mbuga. Hari igihe ngewe tuba twicaranye n'umwe muri bo, umuntu akampamagara, yampamagara nkamubwira ibyo Imana ishaka ko akora, yakumva bikomeyeho kugira ngo abikore, agahita hamagara mugenzi wanjye twicaranye. Ntago abazi ko turi kumwe, kuko aba yaramubonye ku yindi cano, agahita amubwira ya mazina ambwiye ngo nitwa runaka, ngo ufite icyifuzo iki, nkamubwira ntuwo ni umwe twari turimo kuvugana. Mwaretse kujajaba, kuraguza. Mwaretse kujajaba. Murashaka indagu, murashaka ubuhanuzi. Nababwiye ngo ibintu byose mwabonye abahanuzi babahanuriye ntago ari ubuhanuzi. Ntago ari ubuhanuzi. Kubona umuntu ahera mu gitondo ari guhanurira ngo Imana iguhaye inkweto, Imana iguhaye imyambaro, Imana iguhaye isambu, Imana iguhaye, ibyo uzapfa ubisige. Ahubwo mva ikintu cy'ingenzi, Imana ni kwandikira ubugingo. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ni kwandikira ubugingo. Umenye ngo muri iyi si ndimo ndaruha, ndimo ndahihibikana, ndimo ndashakisha, ndimo ndacuragana, ariko ndacuragana nanditse mu gitabo cy'ubugingo. Iki nicyo gitangaza. Nababwiye ngo iki nicyo gitangaza kibaho cyambere, kizashimisha umuntu uzaba yakibonye. Ibindi byose ntago ari ubuhanuzi. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Kandi Imana igire gute, Imana ihabwe icyubahiro. Rero ubwo mudakonje ntimunabire, Imana igiye kubaruka. Ariko se mbere yuko Imana ikuruka, uhagaze ute? Narababwiye ngo nimwitoze gusenga nta muntu muri kumwe nawe. Abantu baravuga ngo buriya ngo ubwavuze ngo nimwitoze gusenga nta muntu ngo bari kumwe, ngo intambara igiye kuba. Abantu rero bafite intambara mu mutwe, ngo buriya ngo ni intambara, ngo hano wanyandikira arambwira ngo icyo dupfa namwe ngo nuko ngo muduhanurira ibintu bikomeye, ngo mutubwira ngo ibintu bikomeye ngo kugira ngo bidukure imitima. Ariko ntago numva ndi gukura abantu imitima, ahubwo ndi kubabwira ngo nimugaruke kuri Yesu, mwubake ku rufatiro rwa nyarwo. Nk'ubu ngubu ufite ubutumwa bubabwira ngo aya madini yose mubona uko ashoreranye n'amazina yayo bizakurwaho. Ibi ngibi byo guhagarara ukajya mu bantu ngo nitwa Muhire Didier, sengera kuri ADPR paruwasi ni Matsinda, ngo Matsinda ntago tukivuga ngo baratwimwe ngo batujyanye Gasafi. Ibi bizakurwa. Ngo ngewe ngo ndi umukristo ngo kwa Yezu nyine muwe ngo hana ngo mba mu muryango remezo uyu n'uyu, ngo ndi umunyamutima. Ibyo bizakurwaho. Abantu basengera Didier, nimwitoze gusenga nta muntu n'umwe ubahagaze iruhande. Mumenye Imana, mumenye iby'Imana. Uyu munsi wa none igihe kigiye kuza, abantu bajye bagenda niba ari ukujabajaba, niba ari ukugira gute, bashakisha ahantu ngo bakura amakuru y'Imana. Abantu bajye bashakisha ahantu bakura amakuru y'Imana. Abantu bajye bumva bashaka ahantu, mbese nutekereza no kugira ngo byibura ube wakumva ahantu hari umuntu usenga bya nyabyo, umushaka umuburi. Imana yagiye itubwira ko igiye guceceka abantu bakagira ngo ni bya bindi nyine byo guha ngo ni umuhanuzi wavangiye, ngo buriya ngo yavangiye ngo none se ngo yaceceka.
Imana ivuze ngo isengero ndazifunze ibyo abantu babeshye uriya yafunga isengero. Hari abahanuzi benshi tuziranye bagiye bahanura ibyo ngibyo ku nsengero basengeraho bakabahagarika, abandi bakabatenga bakabita bavangirwa. Cyakora amahirwe tugira twebwe twabaye ibiharamagara ahangaha, uretse ko yenda watuka igihugu cyangwa se ugasebya igihugu, yenda bakavuga ati wavuze amagambo mabi sibyo asebanya asebya igihugu, ariko ahangaha rwose Mana yanjye nta mushumba uzampagarika. Igihugu ntiwakivuga nawe ukirimo. Igihugu navuga igihugu cyanjye nabi ngishaka yi. Uvuga so nabi cyangwa umubyeyi wawe. Ntago navuga igihugu cyanjye nabi, nta nicyo kintwaye, nta n'ikibazo ufitanye nacyo. Rero nta mushumba uri bumpagarike, nta nubwo nataye umurongo. Ngende kubabwira iby'umwuka agiye gukora mu bihe biri imbere. Madini agiye guhagarara. Ibi bintu by'amadini byafashe intera ndende bigaturuka iburasirazuba bikagera iburengerazuba. Ibi ngibi bigiye guhagarara bimere nk'ahantu hari hahinze imashini yaciye ugasanga utamenya ko imyaka yahigeze. Buri imashini ushobora kuva mu rugo mu gitondo, maze iminsi mbona ahantu imashini ziri gukora, ushobora kuva mu rugo mu gitondo ugasiga ahantu harimo imyumbati yenda n'urugero, ariko ibikorwa remezo byaza bavuga ati ahantu tugiye kubaka igikorwa remezo cyihuse, wagaruka nimugoroba ugasanga ya myumbati ntayihari. Ukibaza uti ahangaha bimeze bite? Ibi ngibi niko bigiye kugenda. Abantu bajye bahura, umuntu nahura n'undi aho kumubwira ngo ngewe ngo sengera muri Methodiste Libre, ngo sengera muri Methodiste Ngwini, amubwire ngo ndi umukristo nakiriye Yesu n'umwami n'umukiza. Ibyo byonyine birahagije. Kumubwira ngo mbese nukuvuga ngo umudive n'umugaturika bagiye kwicara hasi barire cyangwa se basenga Imana. Umwisilamu azahura n'umudive batitaye ngo ni ku isabato, batitaye ngo ni ku munsi w'ijuma, ngo uyu munsi yana ngo ni ijuma, bavuge bati mbese ni hehe, ni buryo ki twabona twasaba Imana ikaturengera. Umuhamya bitabaye bya bindi byo kuba ngo mbese ngo abantu bazajya mu ijuru bati, ngo mbese ngo Imana ngo izagaruka mu isi, bya bintu byabo by'ibibazo gusa, iza magambo yabagizwe n'ibibazo n'utuntu tw'utubazo n'utuntu biriya bizavaho. Abantu bahurire ku meza amwe bavuge ngo icyama Imana ikatugirira neza, icyama Imana ikaza ikaba muri twebwe. Ariyo magambo bari kuvugana yonyine, pana kuvuga ngo ngewe ngo ndi umuhamya ngo none ngo ntago nakwicana n'umudive. Ibyo ngibyo birakureba. Ngo ngewe ngo ndi umwadeperi, ngo buriya ngo adeperi ngo ni idini ry'umwuka, ngo twebwe ngo twemerewe no guhanura, ngo turanizunguza bikemera. Ibyo birakureba, ibyo birakureba. Bibaye byiza ijambo twasomye riravuga ngo nzi imirimo yawe, ubwo udakonje kandi ntubire, none rero ngiye kukuruka. Wahitamo gushyuha ukareka kudakonja, ukareka no kutabira. Ndagira ngo mbabwire ngo nimusenge Imana, mushake Imana, igihe cyo gushaka Imana kikiriho, kuko igihe kirageze kandi kirasohoye. Igihe cyo gusenga umuntu azajya abana n'Imana yamenye. Imana ishimwe kandi Imana ikomeze kubagirira neza. Imana ifasha umuntu uwo ari we wese wumvise aya magambo. Imana ifasha umuntu uwo ari we wese ushaka kumva aya magambo. Imana ifasha umuntu uwo ari we wese ushaka gukizwa no kwiha. Ntago ndi bubabwire ngo Imana ibazaniye ibi ngibi, Imana ibazaniye ibi ngibi, ahubwo ndagira ngo mbabwire ngo Imana ibomora imitima. Haleluya. Imana ibomora imitima. Aho waba uri hose Imana ikomora umutima. Hari abantu bacumujwe n'abahanuzi. Abahanuzi ntago ariyo nzira izakujyana mu ijuru. Umuhanuzi runaka ntago ariyo nzira izakujyana mu ijuru. Umuhanuzi runaka ntago ariyo nzira uzakuraho mbese impamba cyangwa se ikintu cyatuma uzagira mu ijuru. Ahubwo umuhanuzi nawe ari kwirwanaho ku giti cye, nawe irwanaho ku giti cye kugira ngo Imana ikugirire neza. Rero ndagira ngo mbabwire ngo
Imana ibafashe, Imana ibagirire neza, Imana ibahembure, Imana ibambike imbaraga, Imana ibuzuze umwuka wera, Imana ibashyire mu nzira yo kugira ngo mwongere musubire mu murongo wo kwihana no gukizwa, kubera ko nta bya bintu byo kwa ngo ndagenda nibombaritse kugira ngo ntahura n'umuyobozi wanjye. Oya, ibombarike kugira ngo Imana itakureba nabi. Yego. Ndumva ngewe nagana no ku musozo, kuko ibyo mbabwiye niba batabyumvise Imana izabibumvisha. Imana niyiherekeza amagambo tuvuga, Imana izabibumvisha. Ariko bibaye byiza, icyo nongera gusubiramo cyo, umuntu uri bumpamagare ambwira ngo urabona ngo nyine ngo umugabo yarantaye ngo nsengera umugabo agaruka, icyatumye agenda urakizi, uzagende mwicare hasi mu biganireho, cyangwa uzajye kumurega muri leta, umubwire leta imukugarurire. Icyo Imana ishaka ni ukukizwa. Nukizwa azagaruka, niwihana ugakizwa azagaruka. Nusenga Imana ugakiranuka, umva azagaruka, nataza hazaza n'undi. Imana irabafite. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo cyakora niba uvumva ushaka gukizwa ukagera ku musaraba ukihana, nukuri umpamagare ndagusengera, yumva nanakwiyiririza n'ubusa. Yego. Nanakwiyiririza n'ubusa rwose, uramutse ushatse gukizwa ugakizwa ukagera ku nzira y'umusaba, nanakwiyiririza n'ubusa. Ariko umuntu noneho ibintu bimeze nukuvuga ngo abantu bafasha abantu babona ku mbuga nkoranyambaga z'abakozi b'Imana, babafata nk'abantu batagira icyo bakora, babafata nk'abantu bimbura mu maro, babafata nk'abantu isengesho nyine ni umukozi w'Imana, nyine nibyo ngibyo ni umukozi w'Imana. Aro ubwo yibereye muri butike arimo aracuruza, mpereza amajyi abiri ni 400. Aro ndagira ngo usengere business yanjye, ntabwo ubwo arimo aratanga amagi, undi arimo arasuka amata, undi niba ari umumotari arimo arabwira umugenzi ati ni icyabiri. Ibyo bintu Imana ibababarira babikoze, kandi nyamara wowe wari guhamagara, we wafashe igihe ujya gusenga, wafashe igihe ibyo wakoragura bireka, uragenda ujya gusenga, ujya kwinginga Imana, ariko we yarangiza ibintu by'Imana babitesheje agaciro. Babitesheje agaciro. Niyo mpamvu umubwira uti wowe Imana iravuze ngo senga, Imana iravuze ngo kizwa, akavuga ngo nareka business yanjye se nkajya gusenga. Reka mpamagara umukozi w'Imana asengere, kandi ubwo uwari guhamagara turi kumwe, amaze kumpamagara nanjye mu kanya, muri kuraguza, muri kugira gute. Nimuhamagara Imana izibane nama. Hari ubwira ukamubaze, ese kuri kumpamagara ufite akanya dusenge, wabona ahantu byibura upfukama ukereka Imana ko uciye bugufi tugasenga, ngo narindi mu tuntu ngo ariko ngo waza kunsengera. Urumva? Uri kubyumva? Ngewe rero none reka mbitangaze, nushaka uzaba uri muri Amerika, nubona isengesho ryanjye ryakugirira umumaro, uzatega indege usange mu Rwanda. Ndagira ngo mbwire abantu bakora kuri izi mbuga nkoranyambaga bitwa abakozi b'Imana batarapfa, bataravangavanga ibintu, nimuhesha agaciro Imana musenga. Nimuhesha agaciro Imana musenga. Gusenga biravuna, kugira amavuta biravuna, kubana n'Imana biravuna, kugira ngo Imana iguhe ubuhanuzi biravuna. Nimuhesha agaciro amavuta Imana ibaha. Umuntu naguhamagara ngo umusengere, afata igihe nibiba ngombwa gusanga aho uri. Agusanga aho uri umusengere, ariko byibura nawe abe yafashe igihe cye, hanyuma Imana ibona umuhate wagize. Imana ibona umuhate ni isengesho. Mwitesha agaciro isengesho, mwitesha agaciro abanyamasengesho. Gusenga biravuna. Urumva, gusenga biravuna. Gusenga ni ikintu gitwara imbaraga nyinshi. Wikwicara muri business zawe ngo uvuge ngo uzajya uhamagara bagusengere, nawe isengere, ufata umwanya nk'uwo nguwo uri kubwira ugusengera nawe yafashe, hanyuma usenga Imana ikugirire neza. Reka dusoze, cyakora Imana ibagirire neza, kandi Imana ibaho umugisha, Imana ibambika imbaraga rwose. Sinzi niba hari ikindi twavugana, ariko Imana nibagirire neza. Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha, tubwira ibintu bikomeye cyane. Azatega indege, niyumva namusengera isengesho rikamugirira umumaro.
azatega indege ansanga aho ndi, kuko iyo umuntu arwaye hano mu Rwanda bamuha transfer yo mu Buhinde akajya kwivuzayo. Ntago umuganga wo mu Buhinde ari uza mu Rwanda, ahubwo umurwayi asanga umuganga he mu Buhinde. Mwitesha agaciro ibintu Imana yabahaye, mwitesha agaciro amavuta, mwitesha agaciro imbaraga z'Imana. Niba ari muri Amerika natega indege, kubera ko muri Amerika bananiwe kumuvura. Niba ari mu Bwongereza natege, kubera ko mu Bwongereza bananiwe kugira icyo bamufasha. Niba abona Imana hari icyo yamumarira natege. Yego. Bibiliya itubwira wa mugabo wari urwaye ibibembe Naamani. Elisa yaravuze ngo nimumureka nsanga arebe ko muri Isiraheli hari iki, hari Imana. Bakozi b'Imana, nimureke kwitesha agaciro, nimufate ibintu by'Imana mu bigundire, mureke kubisanda. Ibi bintu by'Imana iyo bisandaje umwuka w'Imana kuvaho, ugasigara uri igishushushungwe, ugasigara ugendera mu bantu ariko nta muntu ukurimo, nta kintu kikurimo. Urumva, nimureke gutesha ibintu by'Imana agaciro. Ibintu by'Imana ntibimenyerwa, niyo mpamvu simaze igihe kirekire ntagera aha ngaha, nibereye mu gusenga ibingibi nta kintu bimbwiye. Imana uko izakora niyikuzi, imbaraga z'Imana ni nyinshi zigera kure cyane. Yego. Rero mbifurije kugubwa neza, gusa mumenye Imana yabahamagaye. Imana nibagirire neza kandi Imana nibaha umugisha. Turagushimiye cyane, urakoze nawe. Imana iguha umugisha, akavuga ngo imbaraga n'amavuta ntibikakubureho iminsi yose. Yego urakoze cyane. Oya, niba ari telefone ni 8220 ongera isubiremo 8220 Imana iguha umugisha. Reka tugusabe ibyo byose turacyagufite. Imana nzi ko uri umukozi w'Imana kandi uri muri bya 7,000. Reka tugusabe noneho usengere abantu b'Imana baturaho umugisha twane ku musozo ikiganiro cyacu. Mana, ijambo ryawe ni inkomezi. Tugitangira iki kiganiro wavuganye nanjye ngo ufite amaboko, uri Imana y'amaboko taya binistai, uri Imana y'amaboko magari. Ayiwe, Bibiliya yarambwiye ngo ni wowe wenyine wicara hagati y'abakerubi, kandi ni wowe wenyine ugira ibitereko by'amatabaza. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Genderera abantu bawe ubagirire neza, abashaka gukizwa bumva bashaka kubiharanira ubibahe, ariko abatabikeneye ntacyo nakurirwa mbabwira, ahubwo ababikeneye nubibahe. Imbabazi zawe nizigere ku bantu bose mu izina rya Yesu, amen. Imana iguha umugisha Didier, Imana iguha umugisha. Dushimye umuntu wese banyina tumwe icyo kiganiro, twatugeze ku musozo wacyo. Reka ne tumusabire umugisha w'Imana, ntakabure ku mugisha w'abakozi b'Imana, uko nawe aba yadufashije ivuga butumwa. Reka tuzasubire ubutaha, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, turabakunda.